Yes, aya basi ni uku nguku dutangiye uyu munsi ku makuru yacu cyase ku makuru tuba twagiye tubategurira. Ndajya nkubwe ngo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu 2026 nibwo Excellence Paul Kagame cyase nyakubahwa nyine w'igihugu cyacu wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nibwo yaganiriye n'ubuyobozi muri rusange cyase abaministiri agaruka ku kibazo cy'umugore cyase ndagenda nyine mbabwira byinshi gusa wenda mu ntangiriro kaduhera ngaha yagiye agaruka ku mugore witabye Imana bitewe no kubura service ijyanye n'ubuyobozi cyase n'ubuvuzi nyine ubwo yitabye Imana kubera ko bamwimye ubuvuzi bitewe nuko ngo nta mituwe ngo nyine ibintu bya mituweli nyine bitakosoye neza. Hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system, bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. Yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi. Hanyuma ajya mu buyobozi bamutinzira service birangira apfiriye mu rugo bitewe nuko banse kumuvura. Hanyuma uyu munsi rero mbere yuko dutangira ngira ngo murabiza aya makuru nyine yajya acicikana, sinzi niba wayabonye cyangwa utarayabona, nge mba nabategura inkuru zuzuye kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa byinshi mutabashe kuba mwabona kuri public nyine ya makuru y'ibanga mba nagiye nyine nka pereza nkashakisha. Yes, reka mbabwire mbere yuko dutangira inkuru yacu yuzuye cyase amakuru yacu yuzuye, reka mbanze babwire ibice bitatu tugiye kwibandaho kuri cyase kuri iki kiganiro twabakoreye. Reka mbabwire ibice bitatu tugiye kwibandaho mbere yuko dutangira inkuru cyase ikiganiro cyuzuye. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyuzuye reka mbanze babwire ibi bintu bitatu turi bwibandeho. Yes, ahangaha ahantu hambere tugiye guhera cyase turi buze guhera muri iki kiganiro naho Minisitiri w'Intebe yerekanye cyase yerese abayobozi inenge zabo cyase ubwo ndavuga nyine kubagaya ko bari gukemura ibibazo cyase bakemure ibibazo bwangu. Ayo ni amakuru ndi buze kubagezaho arambuye cyase ari no hahandi sasa arimo akantu kibanga mu buyobozi cyase wumve ko umuturage kabisa afite ijambo. Ikindi cya kabiri niba ngo ahanganya ku Paul Kagame yabwiye abantu ngo gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi ukarisubiramo ntabwo mbyumva. Gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi warangiza ukarisubiramo, ibyo bintu ntabwo mbyumva. Uwo ni Perezida Paul Kagame niwe wabwiraga abayobozi. Ikindi kintu cya gatatu tugiye kuganiraho cyase turi buze no gusorezaho nuko hari ijambo nyine yavuze gusa ntago bisobanutse neza, niyo mpamvu ndi kwanga hano ngo mbanze byasobanura nyine byeruye bibanyuremo muri rusange. Yavuze ngo muri abasirikare kandi mwiratana ubusa. Uwo ni Perezida Kagame yabwiraga abayobozi batuzuza inshingano. Yabwiye ngo muri abasirikare ariko muri abasirikare kandi mwiratana ubusa. Uwo ni Perezida Kagame abwira abayobozi be batuzuza inshingano. Icyo nicyo kintu cyanyuma turi buze gusorezaho. Icyo ngusaba no gukanda subscribe, ugakanda like, ugasharinga iyi video, ukandika na comment yuko ibintu dukora cyase ubyishimira cyase ubasha gusobanukirwa. Reka dutangira ahangaha, reka mbanze mbereke video nyine y'ukuntu ibintu byari byesitaye cyase uko iyo nkuru y'umugore cyase uko Excellence Paul Kagame yayigarutseho. Turaje dukomeze. Absolutely criminal. Ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi. Uri hari ikarongi ntabwo iyo stories. Yese narindiyo. N'abandi babizi ntabwo bari bariyo. Hari ikibazo ngo navugagaho nahereye. Abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute. Ubu uri hariya utazi amateka yaho niyo waba waraturutse ahandi ukajya muri ako karere kukayobora. Ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya, ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho. Ntabwo bavuga ngo ntabwo yewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi. Urajya hese noneho ubundi. Ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima. Ariko babigiraga iyo bamuvura.
Yes, ngira ngo murabibonye neza cyase aka kavido murakabonye, ngira ngo nyine muba mugomba gukonfirma ko aya makuru mba nabahaye atari ibihuha cyase atari amakuru nyine mba nagenge nka papira nka babandi bagenda bakazana amakuru ataranya bakavuga ngo runaka yapfuye atapfuye. Nuvuga ngo hari ahandi cyase kuri ya story ya nyuma turaza gusoreza reka mbereka akantu gatoya. Akangaka ni akantu president yavuze ngo niba munaniwe gukora inshingano zanyu musabe ko mugomba kwikora ibintu byanyu. Niyo ndakeneye nyine ubugare kuvuga ati niba mutagomba kuza inshingano zo gufasha abayobozi cyase gutanga service ku baturage, musabe nyine ko mutagishoboye gukora mushaka ibindi mukora cyase muhunga igihugu. Ako ni akantu kanyuma turi bize gusorezaho kandi ugomba gusobanukirwa neza. Niyo mpamvu mvuga ngo njye mba nabategura ibiganiro nyine birireyo kabisa bikubiye. Reka sasa dutangire ahangaha kuri cya gice cya mbere nababwiye. Mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora. Yes, muri hangana ni amajwi nakomeza kugenda nabi nuko tugiye kuba twabasha nyine no gusoma hangana ntago tugiye kubasomera nyine abaya makuru nyine tuba twafashe ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Na amagambo nyine abari private. Minisitiri w'intebe tugiye ahangana nyine reka masomere mwumve uyu minisitiri w'intebe amagambo yavuze. Minisitiri w'intebe Dari Justin Nsengiyumva yasabye abayobozi mu nzego zitandukanye ko gukorera hamwe bakihutisha imitangire ya serivisi kuko hari ibibazo byakemuka baramutse bakoreye hamwe. Ubwo aho ngaho nyine yarari kunenga ubuyobozi ko abayobozi benshi bagiye bari kugenda bakirobana cyase nka kwa kundi nyine ubudashaka gukorana na mugenzi wa cyase mu mudashaka gukorera hamwe ugasanga ibintu byose biri kugenda gake gake. Yakomeje avuga ngo muri iyi nama hari kuganirwa mu mikorere ikwiriye kuranga abayobozi mu guteza imbere igihugu no gutanga serivisi zinoze. Kimwe mu bibazo byagaragajwe n'igenamigambi ritanoze bikajyana no guhuza ibikorwa aho buri rwego rukora ukwarwo ntihabeho gukorera hamwe. Hatanzwe urugero ku hantu minisiteri ishobora gushyira igikorwa runaka ariko ibikore hatanzwe urugero rugira ngo hatanzwe urugero ku hantu minisitiri ishobora gushyira igikorwa runaka ariko ibikoreraho raporo y'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere igaragaza ko imitangire ya serivisi igenda isubira inyuma kuko yavuye kuri 78.2% mu 2023 igera kuri 75.8%. Ubwo urumva kugenda idindira mu 2024 naho mu 2025 ubwo nyine aho ngaho nyine ni 2024 naho mu 2025 igera kuri 71.7%. Minisitiri w'intebe ati dukwiye kuva hano twiyemeje ko tugiye gutanga serivisi zinoze kandi zitangiwe ku gihe twiyemeje ko tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage babone leta ko ibari hafi ibumva ndetse ishishikajwe no kuzuza inshingano zayo kugira ngo babeho neza. Tugomba buri gihe kuzirikana ko guhabwa serivisi nziza ari uburenganzira bwabo ntakuka. Minisitiri w'intebe yavuze ko abaturage bahura n'ikibazo cy'amapfa kandi ko impamvu zibitera ziri kurushaho kwiyongera kubera imihindagurikire y'ikirere. Byari byinshi nyine yagiye avuga usibye ko tutabisoza. Reka dukomeze no ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri ho niho ruzingiye cyane kuko niho handi Kagame yavuze ngo gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi ukarisubiramo ntabwo byumva. Reka mbasomere. Perezida Kagame yasabye abayobozi b'inzego zibanze gukurikirana ibibazo by'abaturage bakabikemura bitaba ibyo bakegura kuko imikorere yabo idahwitse idashobora kugira aho igeza igihugu. Yabigarutseho ubwo yasozaga inama nyungurabitekerezo y'abayobozi b'inzego bwite za leta n'inzego z'ibanze zabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Yitabiriwe n'abayobozi b'uturere, abaminisitiri batandukanye n'abandi. Muri iyi nama
hagarutswe ku bibazo muri iyi nama hagarutswe ku bibazo bikigaragara mu miyoborere birimo imikorere idahwitse, abayobozi badakorana serivisi mbi n'ibindi. Mu ijambo rye ritangiza inama, Minisitiri w'Intebe yavuze ko raporo y'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere igaragaza ko imitangire ya serivisi igenda isubira inyuma, kuko yavuye kuri 78.2% mu 2023 igera kuri 75.8% mu 2024, naho mu 2025 yageze kuri 71.7%. Murumva byaragabanyutse cyane. Mbere y'uko Perezida Kagame atangira ijambo rye, yabwiye ko abayobozi binenze bakiyemeza kuvugura imikorere yabo. Yabajije abayobozi niba ari ubwa mbere babyumvishe ibyasuzumwe ibyo kwinenga, ibyashingiweho abantu binenga ndetse n'imyanzuro. Ati ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ubwo ni ukuvuga ngo hari ikindi kibazo kitari kiri mu byinenzwe. Ubwo ni ikindi kibazo kitari kiri mu byinenzwe, naho wahora nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko abayobozi bahora bakora amakosa bagasaba imbabazi bavuga ko batazongera. Avuga ko atumva ukuntu umuntu akora ikosa rimwe buri gihe. Yes, ni kwa ngo twihutisha ikiganiro kugira ngo tutaza gutinda. Nyine reka mbasomere no ku gice cya gatatu wenda. Aha gatatu nibwo nakomeje kunyamba ngo Perezida Paul Kagame yavuze ngo murasikara ariko ubusa mwiratana ubusa. Yes, ngira ngo ahangaha ndakomeza nyine niho ni hahandi ndi buze kubashyiraho ya video nyine ya nyuma. Ahangaha yavuze ati ahangaha nyine naho rikanye mbasomere aya makuru twagiye dufatisha. Perezida Paul Kagame yanenze abayobozi batoza inshingano, avuga ko babiterwa n'imico mibi kandi ko iyo yiganjemo ubwirasi nubwo baba babikora ntacyo bashingiye. Ati impamvu ya mbere mufite imico mibi irimo n'ubwirasi, iki gihugu cyanyu muzagisenya muri abasirikare kandi mwiratana ubusa. Mwiratana iki? Icyo ni ikibazo yabajije. Abayobozi muri hano mwiratana iki? Bamufate afungwe cyangwa azakora andi marorerwa. Aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zayo. Nanga dusoreje aya makuru. Mwihangane wenda haraho twagiye nyine dusoma nabi, nyine hari imyandikire bidahwitse bitewe n'ibinyamakuru tuba twagiye dukuraho amakuru. Yes, no wango we twajyanye kuri umunota. Ndeka ngushimira umuntu n'umugabo nkomeza kuvuga ngo ibiganiro nk'ibi bicaho saa 5 zuzuye buri munsi. Everyday ducisha ibiganiro ni saa 5 zuzuye kuri iyi channel yacu yitwa Ibyegeranyo TV. Ushobora no kudukurikira kuri TikTok yacu nayo yitwa Ibyegeranyo TV. Murakoze cyane, reka nkomeze kubifuriza ibihe byiza aho muri hose. Nge wumva kuri microphone banyita Kerry.